Ibihe byiza twiganirire mwa bantu mwe muherutse kubona inkuru y'umuntu witwa ngo Nyambo, mumuzi nk'umukinnyi wa filime twamumenye cyane cyane kwa Kiramani ariho akina, niho twamumenye nyuma aza gukora amafilime yiwe, twongera kumubona nyine mu rukundo rw'agaharo n'umuntu witwa Titi, reka tubyite gutyo. Rero njye natunguwe no kubona abantu bakuru bazi ubwenge bifata bakavuga yuko ngo Nyambo afite ngo ikibazo cyo kunuka mu mupuri cyangwa se mu gitsina cyangwa se mu maguru ye, ngo nk'ifi ipfuye cyangwa iboze cyangwa se yangiritse. Ngira ngo iyo nkuru mwarayibonye yaracicikanye. Ni kuri live yakozwe n'umuntu witwa DJ Brian, ndatekereza na Godfather, ndumva aribo babivuze, niba ari n'akasuko yari arimo, urumva n'abari bajoyininze iyo live. Biratangaje rero njye ku giti cyanjye cyanteye n'ubwo biriya bintu. Ikintu cyantunguwe ni ukumva abantu bafata umuntu bakamuvuga ngo ameze atya, baramuzi, bashobora kuba babona nimero ye, bashobora kuba babona umuntu umwegereye bakamubwira ngo ibi bimeze gutya n'ibi bimeze gutya. Ni bakuru bazi ubwenge, nabo bazi neza ko batameze neza mu buryo bwose, bwo yaba imiremere y'umuntu cyangwa se impinduka zaba ku mubiri w'umuntu, nabo barabizi neza ko ari ikintu cyababaho. Rero abantu bakomeje kuvuga ngo ntabwo byari byagakwiye ko aba bantu bakuru bazi ubwenge bagakwiye gufata umwana nk'uriya w'umukobwa w'umustar, kandi nubwo ataba umustar, ngo bagende bamushyire ku karubanda ngo bavuge ngo aranuka se cyangwa afite umwuka utari mwiza mubi umuturukamo, ngo iyo aguciye wumva ameze nk'igifi cyangiritse cyaboze se kinuka se. Kadukoreshe iryo jambo mu buryo kiburi kiriya, ntabwo ari ukuvuga ngo guhumura nabi, ntabwo habaho iki kintu gihumura nyine kiba gihumura. Iyo nabi rero cyangwa neza, aho guhumura neza no guhumura nabi. Ubwo rero habaho guhumura neza no kunuka, niyo opposite. Ntabwo habaho ngo umunuko nako ngo impumuro mbi, habaho kunuka no guhumura, tubigire kiriya. Rero bavugaga yuko uriya mwana ngo agire ngo umunuko mu gitsina cye cyangwa se mu maguru ye cyangwa se mu mupuri muri terime igezweho. Baramuganira, ibaze kuvuga umuntu nk'uriya rero, uratekereza nyine nawe ifi iboze cyangwa se ibintu byose biva mu mazi, kimajine kiboze kuntu kiba kimeze. Nibyo bamuvugagaho yuko umwe muri bariya wari uri muri iyo live avuga yuko ngo uwo mwana yamuciyeho ngo yumva rwose umunuko udasanzwe. Njyewe rero ntabwo biriya bintu nabyishimira cyangwa se ngo mbitagatifuze ngo mbyese. Bari abantu bose bafite kuba babona Nyambo, batamubonye babona umubosi ujya umukoresha Kiramani bakamubwira yuko umwe muri bo mpa nimero ze, uburyo ki twamubona, byose birashoboka. n'abantu b'abasitari kubonana byakoroha. Ikindi kintu sintekereza yuko, urumva nicyo kintu kibi bamukoreye cyo kuza kumuronshinga kumuvuga ibintu nk'ibyo, kumwangisha abantu bamukunda n'ibindi bitari byiza byo gutuma umuntu amutekerezaho ibintu bindi. Rero njyewe siko nabibonye, ntabwo na n'uyu munsi ntabwo ndabyemera ibyo bintu. Nyambo hari abakobwa bagenzi be bakundanamo hariya, hari n'abasore, harimo n'abapapa cyangwa abagabo ndetse n'abantu b'abamama bakuze, urumva ba mama Nike, ba mama Niyore. Sintekereza yuko umuntu yaba afite icyo kibazo mukorana ngo abakobwa bagutinya, abasore bagutinya, abagabo bagutinya, n'abantu b'ababyeyi nka bariya ba mama Niyore na ba mama Nike bakorana kenshi, ngo bamutinye nk'umwana w'umukobwa w'umujyambere ngo babure kumwegera bamubwira ati ibi ko bitameze neza biterwa n'iki? Icyo kibazo ukiziho? Kuko bibaho kuba wakoga nabi, bibaho kuba byaba ari uburwayi, bibaho kuba waba warahumanyijwe, ibyo byose ni ibintu bishoboka. Rero umuntu iyo afite ikintu nk'icyo, no kumwegera kumwaprocinga ngo umuganirize bigutera isoni n'ubwoba, uba wumva ari buze kugufata nk'aho hari ukundi kuntu wowe umufata cyangwa se uri kumwinjira mu buzima. Ariko nk'abantu b'ababyeyi nka bano ni ba mama Niyori na ba mama Nike bakorana kenshi,
ni ibintu bo bitatera isoni. Rero sintekereza ko ibyo bintu byavuzwe ari ukuri, sintekereza ko ibyo bintu byagira ko ari rwa rwego uriya mukobwa ariho mu bantu babana by'ubuzima bwa buri munsi, batari batera intambwe ngo bamubwire ngo hari ikintu kikuriho kitubangamiye, gishobora kuba cyabangamira n'abandi ku buryo cyanakwicira izina. Sintekereza ko baba ari abagome bigeze aho ngaho. Njye ku giti cyanjye umuntu afite icyo kibazo, aho kugira ngo azabonwe n'abantu 1500 cyangwa abantu bose acaho bacyumve, njye nakimubwira twashaka tukazashwana nyuma. Rero ntekereza ko ibyo bintu ari ukumubeshyera, ari ibintu abantu baje bagakubita aho ngaho. Nyambo ku giti cye nta kintu arabivugaho, yaba ari n'inshuti ze nta kintu zirabivugaho. Ntekereza ko Nyambo ni umuntu wa hafi cyane n'umuntu witwa Jojo n'abandi bakinnyi batangiranye, rwose sintekereza ko bamutinya kuri icyo kintu batatera intambwe ngo bakimubwire. Niyo mpamvu ku rundi ruhande ndi kuvuga agiye yuko ari ibihimbano, ariko yaba Brian, yaba na Kasuku, yaba na Godfather nibo bazanye izi nkuru. Ntekereza yuko bari gutambuka bakamuganiriza icyo kintu umwe muri bo, ariko batabizanye hehe kuri izi mbuga. Ntekereza ko nta gikorwa gishyashya agiye koronshika ku buryo abantu bashobora kuvuga yuko ari ukugira gute, ari ugutwika. Ikindi kintu abantu bavuze ko aricyo gishobora kuba cyarabatandukanyije we na Titi Brown, niko abantu bari kuvuga, ariko ni ibihimbano ntawe uzi neza yuko aricyo cyabibatandukanyije, cyane yuko yaba uyu Titi yaba na Nyambo nta muntu wigeze yerura ngo akiriyaringa avuge yuko bari mu rukundo rugwiro, yavuze ko ari ababesto. Ariko kururu yabo isigaye iba mu buryo kibwihishe, ntabwo tukibona nk'uko mbere twayibonaga, kuko kururu ntabwo yashizeho, muri kumva neza, iriho ariko isigaye isa n'ihishe, nta muntu urabikiriyaringa ngo avuge twarashwanye twagize gute, bakomeza bitwa ababesto. Ariko ndababwiza ukuri yuko uyu mwana kwifata abantu bakamusebya bakamuganira gutya, donc bakamuteza abafana be, ni ukuri niba hari ikintu ushobora kuba cyabangamira umuntu, kuba umuntu yagira kiriya kibazo, cyaba ari ukumuhumanya, yaba ari ukutoga neza, yaba ari uburwayi, ni ikintu gishobora kubangamira timu yose ku buryo abantu muba mwicaye ahantu bakaguhunga, nawe ukabibona ugatangira kwitekerezaho ukumva yuko ufite ikibazo. Rero ku bwenge bwe, ku myaka ye, atari uburwayi cyangwa se no kumuhumanya, n'ibyo byose ni ibintu umuntu yakivuza. Ntabwo ari umuntu utazi koga neza ku buryo icyo kibazo yakigira ngo ananirwe kugira gute, kumenya amasabune, kumenya ibintu by'amasavo liquide umuntu yakoresha akamera neza. Ariko rwose bibaye ari byo, abantu baba bamwegereye, abantu b'inshuti ze ntibaba ari inshuti, baba ari indyarya, keretse babaye barabimubwira ko na n'uyu munsi akaba atari yabona umuti. Ariko rwose abantu mukunda Nyambo mumugumeho, niba ari n'uburwayi kuko icyo kintu kiriho mumusengere, ariko ikiriho cyo nuko nyir'ubwite nta kintu arabivugaho, arabitangazaho. Ariko akantu ko kuvuga ko aricyo cyabatandukanyije na Titi byo ntabwo ari byo. Ikindi rwose njye ntabwo ndemeranya n'umutima wanjye yuko uwo mwana afite uwo munuko umeze gutyo pe, ariko aho byaturutse ntawe ubizi, inkomoko yabyo ntawe ubizi. Gusa bijya biba byiza umuntu azajya amenya aho umuntu ikintu, ntabwo ari byiza kujya kugishyira kuri social media, wamwegera ukamubwira, ariko kubijyana hariya uba umwiciye izina, uba utumye abafana be bamubona ukundi kuntu, kuko ni ikintu kiremereye, nawe ugagira complex, urikumva, yumva agize ate, yumva rwose atakiri safe, yumva atari nyine mu nzira nziza, aritinya ku buryo bishobora no kumwicira akazi, aritinya ku buryo ashobora kumva hari ikintu yakoze cy'icyaha kidasanzwe. Beta kwegera umuntu apana kuza kugira gute, kuza kumuvuga mu bintu nk'ibi ngibi, kuko nawe urabizi neza ko hari ibintu bijya bikubaho, hari n'abandi bantu bibabaho. Ariko kuza kuvuga umwana w'umukobwa mu bintu nka biriya, njye ku giti cyanjye pe byambabaje, ntabwo nabyishimira, nanjye ari njye bibayeho ntabwo naneza.